iriya nama yashushanyaga yacureraga uwari kuzaza akishyiraho igihano cy'icyaha umuntu yagenje ate yakoze. Ariko si uko cyishyiraho gusa kubera ko umuntu ntiyarazi Imana. Pawulo abivuga ngo kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bihangiye gukiranuka kwa umuntu yari akeneye no kumenya Imana. Niyo mpamvu Kristo yari ubwiza bw'Imana, ishusho ya kamere yayo. Yego. Mu yandi magambo, kugira ngo abantu bamenye Imana, Kristo yagombaga kubana nabo akabigisha Imana. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana bibane nawe. Nongeye kugira umugisha wo kubana namwe tuje gusuzuma ibyanditswe byera, kandi ntabwo ngarutse njyenyine, ahubwo ngarukanye na mwene data twari turi kumwe ubushize, muvandimwe Bernard ndakuramukije. Yego Eric, amahoro. Yego, Imana yacu yagwa icyubahiro. Amen. Ndabona mumeze neza, yarabarinze nanjye yarandinze. Yego, n'amahoro rwose. Duherukana rero tuje kuganira ku mibereho ya Kristo, ariko dushaka kusuzuma neza uko Kristo yitwaye ku byerekeranye n'isabato. Waduhaye ikiganiro cyiza cyane cyerekeranye na Kristo wariwe. Twasanze Kristo ari umuremyi wacu, dusanga ari umucunguzi wacu, kandi dusanga ari nawe ishusho y'Imana itaboneka. Ngira ngo icyo ngicyo ni nacyo cya gatatu tugiye gutindaho mu kiganiro, nk'uko twabivuganye, tukanabisezeranya bene data muri iki kiganiro tugiye gukora. Yego, ariko hari n'akandi nako natinzeho. Kristo ni nawe weza. Amen. Agatunganye. Reka rero mbere yuko tujya mu kiganiro nyizina, n'ubundi nguhe umwanya. Hano tuguhorana abashyitsi, hari abantu bashya baboneka yenda batabanje kubana natwe, bakaba batanakuzi nubwo navuze izina rimwe. Utwibwireho gato, uramutse bene data dusanzwe tuganira, hanyuma udusengere, noneho twinjiye mu kiganiro. Yego, murakoze cyane Rite, kandi nawe Imana imugisha ko ngiye kwitanga ukagaruka kugira ngo dusubukure aho twari twasubikiye. Ku bavandimwe bafatiye aho bigereye, nabo nongeye kubaha ikaze. Nitwa Nsengiyumva Bernard, mfite umuryango, madamu ndetse n'umwana, birumvikana ndubatse. Yego. Birenze ibyo navuze yuko yenda yari amakuru yandi umuntu yaba akeneye, wansanga mu gikari ubwo washaka kumenya ibindi biruseho. Reka rero ntatinze kugira ngo twinjire mu kiganiro tugiye kuganiraho uyu munsi, tubanze dusenge nk'uko wari ubinsabye. Yego. Nanone turagushimiye cyane Imana yacu ihoraho, wahozeho kandi uriho, icyubahiro kibi cyawe. Uyu mwanya dukomeje gahunda yo kuganira ku ijambo ryawe, nyamara ntituriganira kubera ko ijambo ryawe riturusha ububasha, warishyiriyeho kugira ngo riduhindurire gusa nawe, tuzaturane nawe. Mwami, kubw'ubutware bwaryo ducishwe bugufi, ushyirwe hejuru. Reka ijambo ryawe rigendereye guhindura imitima yacu, kandi imbere yaryo akanwa kose kazibwe risohoze icyo waritumye mu mitima yacu. Turabyisabiye, dusabiye n'abakurikiye ikiganiro ndetse n'abazagikurikira. Umugisha wawe ukomoka ku kumva ijambo ryawe uzabane nabo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bernard, mu kiganiro cy'ubushize wakomoje ku buryo isabato ikuze ndetse ingana n'umuntu. Ugaragaza ko umuntu yaremwe habura gato cyangwa se twenda gusingira imyaka 6,000 umuntu abayeho ndetse ahawe n'isabato.
ariko muri iyo myaka 6,000 igihe cyarageze Kristo avukira mu isi. Twatangiye kubara nyuma ya Kristo, ubwo Kristo yaje mu isi hashize imyaka irenga 2,000. Ubwo bivuze ngo nyuma y'imyaka isaga 4,000 Kristo yaje mu isi kugira avukira mu isi, akora umurimo nawo tugiye gusuzuma mu buryo bwimbitse ngo dusobanukirwe uko yitwaye, tugiye kureba imibereho ye hano mu isi. Ese wa Kristo umuremyi waduhishuriye ejo, Kristo umucunguzi, uyu Kristo niki cyari kimuzanye mu isi avuye mu ijuru? N'uwo mugambi wari umuzanye? Urakoze Eric, kandi ndabona ari nayo nsanganyamatsiko watoranije ngo tuganireho, umugambi wa Kristo wo kuza kwe kwa mbere. Yego. Uvuze kuza kwe kwa mbere, wenda hari abantu bashobora kuvuga batari n'ubundi bwa kabiri wenda yaje, cyangwa se wenda bwa gatatu, ariko yaje bwa mbere, turamutegereje bwa kabiri. Yego. Byumvikane yuko tumutegereje ataraza bwa kabiri. Niki cyari kimuzanye bwa mbere? Twabikomojeho ubushize turebera hamwe Kristo ninde. Yego. Mu by'ukuri bimwe mu byari bimuzanye bisobanuro bibasha kumvikana neza umuntu amashe kumenya ngo ubundi ninde. Yego. Kuko Kristo wari we n'icyo yakoze mu isi ubwacyo kirisobanura ushingiye ku kumenya uwo Kristo yari. Ariko reka turebe n'ubundi mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana hari icyo riba ryarahamije mu by'ukuri. Abantu baba bagomba kugenzura bagasuzuma atari ibitekerezo byabo, kuko akenshi kwishingikiriza ku bitekerezo by'abantu mu bihe bya kera abantu bishingikiriza ku bitekerezo by'abacurabwenge, wenda ibyo bitekerezo bikabashaho kugira aho bibavana n'aho bibageza. Ariko si impamya yuko ubu ngubu ariko byagenda nk'uko mu bihe bya kera byari bimeze. Dufite ijambo ryanditse ni ryo abantu bakwiriye kwishingikirizaho kugira ngo riyobore ubwenge bwabo. Nk'uko twabikomojeho mu kiganiro cy'ubushize, twarebeye hamwe mu itangiriro igice cya 2, tureba umurimo wa Kristo wo kurema ibyo mu isi byose n'ibyo mu ijuru. Igihe umurimo wari urangiye wo kurema, uburyo Imana yarutse imirimo yayo yose yakoze, igaha umugisha umunsi w'isabato, ikaweza, ikawuruhuka. Kandi twarebeye hamwe uburyo iyi sabato Imana yayiruhutse iri kumwe n'umuntu Imana yari yaremye. Imaze kuyiruhuka, isabato irangiye, uyu muntu Imana iramufata imujyana mu ngobyi yari yamaze gutunganya, ngo uyu muntu ayibemo, ibe urugo rwe. Aho niho umuntu yajyaga gutura. Iki ni ikintu cyantangaje cyane, kubera ko ubona ko ntabwo umuntu yahawe urugo rwe mbere y'uko aruhuka isabato, ngo urugo aruhabwe hanyuma aruhuka isabato. Kubera iki? Hari imyumvire myinshi uyu munsi wa none ivuga ati isabato ntabwo ishoboka, ahari isabato ni imibereho y'abantu bo mu ijuru, tuzayihukira mu ijuru. Ariko iki nacyo gikuraho urujijo. Umuntu agomba kuruhuka isabato mbere y'uko yinjira mu rugo rwe rushya. Mbere yo kujya mu ijuru. Mbere y'uko rwose yinjira mu rugo rwe rushya, mbere y'uko yinjira mu yindi mibereho mishya izahishurwa n'ubwiza bwa Kristo ubwo tumutegereje agarutse bwa kabiri, umuntu agomba kuruhuka isabato. Yego rwose. Rero iyo usoma iki gice cya 2 n'ubundi ubona ko uyu muntu Imana yari ijyanye mu rugo rwe rwa mbere yamuhaye itegeko. Kandi iri tegeko rirasobanutse neza iyo usomye ku murongo wa 9. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imezamo n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, kandi imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Yarangije aramubwira ku murongo wa 15, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahengire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku
ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzagenze ute? Ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriho no gupfa uzagenza ute? Ahawe itegeko, kandi iri tegeko ryari rikubiyemo ryo ubushake bw'Imana bwose kuri uyu muntu. Abantu benshi baravuga batari ko amategeko y'Imana wenda ni menshi, cyangwa se bamwe bamaze kuba ko ari abiri, ukunde mugenzi wawe n'ukunde Uwiteka nk'uko yabivuze. Ariko itegeko ry'Imana buriya rikubiye mu itegeko rimwe, ari ryo ry'urukundo. Kandi uru rukundo ni ukuvuga ngo ni ubushake bw'Imana, ni imico y'Imana yagaragajwe muri kuko Imana ni urukundo. Amen. Uyu muntu yari ahishukirira ubushake bw'Imana ngo abugenderemo buri. Kandi kutagendera muri ubu bushake bw'Imana biravuze ngo yari atandukanye, yagombaga kuba atandukanye n'Imana. Mu yandi magambo, ahawe igipimo cy'ubuyoboke, yego rwose, kugira ngo ye gukora nk'uhatwa, ahubwo akoreshwe n'urwo rukundo mu kuyoboka Imana. Iyo mvugo nawe wayikoresha. Yenda ntituze guheze ngune tuvuge ngo imvugo yacu yonyine, ijambo ry'Imana riragutse n'isi. Ubasha gukoresha imvugo imwe n'indi kandi rwose ubusobanuro bukaba ari bumwe. Rero uyu muntu mu gice cya gatatu tubona acumura ku itegeko ry'Imana. Uyu muntu Imana yari yaremye, yari amaze guteshuka kuri bwa bushake bw'Imana. Yego, yari amaze guteshuka ku mategeko y'Imana. Wenda tuzarushaho kugenda tubibona, ariko mu by'ukuri iyo urebye uko uyu munsi wa none isi imeze, ukabasha kwitegereza imibereho ya muntu, imigambi ye n'ubushobozi bw'ibitekerezo bye n'ibyo ashobora, ukagereranya wenda n'abantu babayeho mu gihe cya kera, ushobora gushidikanya ku muntu niba koko umuntu uyu tubona afite inkomoko ku Mana iyo tubwirwa mu byanditswe byera. Umuntu w'umugome, ariko Imana yari yabivuze ngo umunsi wakiriho no gupfa uzagenza, no gupfa uzapfa. Kandi gupfa ntabwo ari uko wenda abantu bapfura urupfu rusanzwe, burya no gupfa mu by'ubushobozi umuntu akaba ariho ariko ntacyo ashoboye, nabyo ni ugupfa. Kugira ngo Abanyarwanda bajye bavuga bati yapfuye ahagaze. Mu by'ukuri uwo muntu aba akigenda, tumubona akora ibikorwa, ariko ubwo ibyamwuka bye cyangwa se imibereho ye igaragara nk'aho ari umupfu, yarapfuye. Rero ntabwo nshaka ko dutinda, ahubwo mu gice cya gatatu iyo usomye ku murongo wa 8 hatubwira uburyo cyo uko Imana yajyaga ibagenderera mu mafu ya nimunsi. Yego, ntabwo ibi ngibi ari ubwa mbere byari bibaye, ahubwo yari imibereho y'aba bantu. Nimugoroba Imana yajyaga ibagenderera no gutangira isabato bakaruhukana n'Imana. Amen. Bakanezererwa kumwe n'Imana mu isabato. Ngira ngo ni munsi bisobanuye nimugoroba. Yego, ije kubashaka rero ngo bajye mu kiruhuko cy'isabato, aba bantu burya yarababuze. Ayo ni amagambo yanjye, abantu batazavuga bati ubisomye nayo nayo. Ariko aba bantu bateranaga n'abamarayika bera, kuko ijambo ry'Imana rirabihamya yuko uyu Adamu waremwe n'Imana yaganiraga n'Imana imbona nkubone. Kandi n'abamukomotseho igihe cyarageze bakajya baganira n'abamarayika b'Imana bavuye mu ijuru bakabagenderera. Uko icyaha cyagiye gisiringiza imibereho ya muntu, niko ubushobozi bw'umuntu bwagiye bugabanuka ku gusobanukirwa n'imibereho y'abantu bo mu ijuru. Rero byumvikane ko ibi biremwa aba bantu Imana yari yaremye bagiraga igihe cyo guterana n'Imana. Ije kubashaka rero irababura, isanga bihishe. Yego, kuko batandukiriye, bakoze icyaha, bateshutse ku bushake bw'Imana, maze bumva imirindi. Yego, cyangwa se bumva ijwi
nibwo busobanuro Bibiliya yatanze. Bumva ijwi ry'Imana. Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana, kuko bari bacumuye ku itegeko ry'Uwiteka. Ku murongo wa 15, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Uwiteka ashyira inzira ikomeye cyane, ariko aya ni amagambo yabwiwe inzoka. Yego, uyu wari umugisha ukomeye cyane kuri uyu muntu. Mu gihe Satani igihe yibwiraga yuko abaye agati k'inkubirane n'umuntu, Imana yamweretse ko ibyo bidashoboka, ahubwo ihashyira iki? Urwango. Uru rubyaro Pawulo abigarukaho avuga ati ni nko kuvuga umwe ari we Kristo. Ariko cyari ikimenyetso cyo uwari kuzaza. Twarabirebye mu gitabo cy'Abakorisayi. Reka yenda turebe ayo magambo. Abakorisayo igice cya mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorisayo igice cya mbere, ku murongo wa 14 turasoma n'uwa 15 ndetse n'uwa 16. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itagenza itaboneka. Niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byagenje gute? Byaremewe. Ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byagenje gute? Niwe byaremewe. Niwe waducunguje iki? Amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Iki ni icyaha cyari cyakozwe nande? Na Adamu. Ariko ikintu gikomeye batubwiye hano, ngo ariko ni nawe shusho y'Imana. Ntabwo kwitambaho nk'igitambo aribyo byari bizanye Kristo hano ku isi gusa, ahubwo ni nawe shusho y'Imana. Abantu barebye Kristo bari gusobanukirwa n'iki? N'Imana. Kuko icyaha cyari kimaze guhindanya umuntu. Abagalatiya igice cya 4, Pawulo abigarukaho uhereye ku murongo wa 4. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi wavutse atwarwa n'iki? N'amategeko. Ari mu butware bw'iki? Bw'amategeko. Amategeko amugena. Ya yandi Uwiteka wa muntu Imana yaremye yari yagenje gute? Yari yishe. Kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngacungure abagenza gute? Abatwarwa nayo. Acungure abatwarwa nayo. Biduheshe guhinduka iki? Abana b'Imana. Guhinduka abana. Amen. Ni ubutsinzi. Uyu ni wo mugambi ukomeye cyane watumye Kristo azamutse. Si ibyo kandi gusa, hari n'irindi somo twararebye, wenda reka twongere turisome ku ijambo ry'Imana rihora ari rishya. Mu Baheburayo igice cya mbere. Yego. Kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje iki? Isi. Yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo. N'ishusho y'iki? Y'Imana. Ya kamere yayo. Kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kugenza gute? Kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Nguyu umugambi wazanye Kristo.
ni ukongera gusubizamo umuntu ishusho y'Imana mu buryo bwuzuye, ariko ataje ngo uwo murimo awufatire hejuru, ahubwo binyuze mu kugomba kubanza kwitamba nk'igitambo, kuko uyu muntu aratsindwa n'urubanza, yacumuye ku mabwiriza y'Imana, ku itegeko ry'Imana. Aya magambo arakomeye, ndumva nkurikije isomo dusomye ryo mu Bagalatiya ndetse n'iri ryo mu Baheburayo, ndumva Kristo yarazanywe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Cya mbere ni ugucungura umunyabyaha, kumupfira, kuko amategeko yasaba ko umuntu apfa. Twamaze kubona ko umunsi yagombaga kurya kuri cya giti no gupfa yagombaga gupfa. Kristo yaje kumubera incungu ngira ngo bisobanuye nyine gupfa mu cyimbo cy'umunyabyaha. Nicyo cya mbere mbona cyazanye Kristo. Ikindi rero ni ukukurabagirana ko bwiza bwa Data wa twese, aricyo mu Bagalatiya Pawulo yise ikintu gikomeye cyane cy'uko uretse gucungura abatwarwa n'amategeko, ahubwo abantu bagomba guhinduka abana b'Imana, bagomba guhishurirwa imico y'Imana ikaba nayo iyabo. Sinzi mu ngorane isi yaba yarahuye nayo, hashobora kuba harimo ikibazo cyo guhishurirwa imico y'Imana, kuko Imana yo mu isezerano rya kera, ntabwo nzi niba izo mpaka ari njye wazumvise gusa cyangwa nawe warazumvise. Imana yo mu isezerano rya kera ifatwa nk'Imana irimbura, Imana y'inyagitugu, mbega Imana ishakisha amafuti mu bantu, ku buryo idahuye n'Imana yo mu isezerano rishya. Ngira ngo rero ubwo Yesu Kristo mu byamuzanye no kuvanaho iyo shusho y'uko abantu bafata Imana n'uko Satani yabigejeje. Sinzi icyo uvuga ku bijyanye no guhishurirwa imico y'Imana nk'umurimo Kristo yaje gukora mu isi. Mu by'ukuri yenda reka tunabivuge mu mvugo yoroshye ku magambo twari tumaze gusoma kugira ngo abantu babyumve. Dore yuko yenda kuri ino ngingo akenshi amagambo yagiye akoreshwa yagiye abera abantu inshoberamahanga, ariko inama y'agakiza iroroshye. Byoroshye kumva umugambi w'inama y'agakiza. Umuntu yacumuye itegeko ry'Imana, atsindwa n'urubanza, kandi ubutabera bwagombaga kubahirizwa, kuko Imana yari yavuze ngo umunsi wakiriye no gupfa uzagenza uzapfa. Imana yo ubwayo niyo yafashe iya mbere yo gushaka umuntu, imuremera umwambaro. Itangira igice cya 3:21. Ibaremera umwambaro. Twabonye ko bari bashakisha ibintu by'ibicocero. Imwambaro irawubambika. Iriya nama Yesu yashushanyaga, yacureraga uwari kuzaza, akishyiraho igihano cy'icyaha umuntu yagenje ate yakoze. Ariko si uko cyishyiraho gusa, kubera ko umuntu ntiyarazi Imana. Pawulo abivuga ngo kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko, ariko bihangiye gukiranuka kwa. Umuntu yari akeneye no kumenya Imana. Niyo mpamvu Kristo yari ubwiza bw'Imana, ishusho ya kamere yayo. Mu yandi magambo, kugira ngo abantu bamenye Imana, Kristo yagombaga kubana nabo akabigisha Imana. Binyuze mu murimo wo gucungura umuntu no kweza umuntu. Kandi ibyo nibyo byajyaga guhesha umuntu noneho kubaho yumvira amabwiriza y'amategeko amabwiriza y'Imana. Mu yandi magambo, itegeko ry'urukundo rikandikwa noneho mu mibereho y'uwo muntu wahoze atazi iby'Imana. Rero hari ikintu gikomeye cyane nk'uko wari ubivuze, ubundi abantu batekereza Imana nk'iki? Mu isezerano rya kera Imana bayivuga nk'Imana y'ingome, Imana y'inyagitugu, ariko hari amagambo ubushize twarebye yo mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse. Ni amagambo yanejeje cyane. Ijambo ahinduka umuntu, uwahoze uhereyeho mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikagenza gute? Zikamukoraho. Ari we jambo ry'ubugingo,
kandi ubwo bugingo bwarerekanywe turabubona turabuhamya kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na data wa twese tukabwerekwa ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo nibyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu ugenze ube mwinshi. Impamvu abantu badasobanukirwa n'Imana ni iki? Iki kintu Yohana ahamije ntabwo abantu baba bagifite. Twigisha Imana ariko Imana tutazi. Yego. Umuntu yigisha ibyo kugira neza kw'Imana ariko akaba ari wa muntu ugenda aganya yuko Imana nta kintu yamukoreye. Kubera iki? Ntazi Imana. Ntabwo abantu bazi Imana. Ariko Yohana arabihamya avuga ko Imana ari urukundo. Imana ni urukundo mu gice cya 4. Sura wahabonye Rwanda rw'Yohana igice cya 4. Imana ni urukundo. Kandi gukunda Imana naki n'abagenzi bacu bakunda. Umurongo wa 7 yego, bakunda dukundane kuko urukundo ruva kuri rinde ku Mana, ruva ku Mana. Amen. Amen. Umuntu wese ukunda yagenje ate? Yabyawe n'Imana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yagenje ite yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Amen. Eric uri umusore, ariko burya iyo uvuze urukundo rugendana n'iyindi nshinga nakita impanga bivukana ari inshinga. Imana yakunze abantu ikora iki? Bituma itanga umwana wayo. Bituma itanga umwana wayo. Kugira ngo ibyo ni isomo rizwi cyane mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'undi na Yohana. Bwanditswe na Yohana igice cya 14 cya 3 umurongo wa 16. Cya 3:16. Gutinda kuko Imana yakunze abari isi cyane cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Cyane rwose. Urukundo rugendana n'iki? N'inshingano. Imana yakunze abari mu isi cyane. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Yego. Buriya nicyo Pawulo yanavuze, ntabwo ari uko twebwe nako Yohana avuga mu gice cya mbere nk'uko twari tubibonye, ntabwo ari uko twe twakunze Imana, ahubwo nuko yo yagenje ite yadukunze, nuko yadukunze. Kandi arakomeza agira ati muri iki ni mu rukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye kugenza gute? Gukundana. Natwe dukwiriye gukunda. Ntabwo rero Imana ari ingome. Ntabwo Imana ari umwicanyi. Ahubwo Imana yakunze abari mu isi. Amen. Biratangaje. Ngewe ndumva nezerewe kubwo kwishurwa kubw'uyu murimo wa Kristo wo guhishura urukundo rw'Imana. Wadutangirije amagambo Yohana yahereye wavuga ati twebwe ibyo twabonye, ibyo twumvise, ibyo twakabakabye nibyo tubabwira, turababwira ko Imana ari urukundo. Aba bantu babanye na Kristo barimo Yohana barahamya ko Imana ari urukundo. Iyo ni inkuru ihebuje cyane, kandi ubwo bitumye ntekereza isomo isengesho Kristo yasenze agenda gutandukana n'abigishwa be, bivuga ngo agenda gusubira mu ijuru. Yasenze isengesho rikomeye cyane ryo muri Yohana igice cya 17. Yego. Umurongo wa 3 aravuga ati data ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenye. Bivuze ngo muri ya nshingano kose yarayihirimbaniye agaragaza imico ya Kristo, kandi umuntu mwiza wo kubitubwira n'uyu Yohana, kuko Yohana yitwa Yohana ukundwa,
yivugwa nk'umwigishwa Yesu Kristo yakundaga cyane, yari umunyeshuri mwiza ku buryo asobanukiwe n'imico y'Imana, akamenya Imana ko ari urukundo. Abantu b'iki gihe se bazi ko Imana ari urukundo? Iki ni ikintu gikomeye cyane kuko hari amagambo dusomye mu Bagalatiya igice cya 4 ku murongo wa 4 hatubwira ngo igihe gikwiriye kisohoye. Hari andi magambo asa nkayo yego ari muri Bibiliya muri Zaburi, yego Zaburi 119. Reka abantu yenda tuhahurire. Zaburi 119 umurongo Zaburi 119 umurongo w'126 hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa iki? Amategeko yawe. Nicyo gituma nkunda ibyo wategetse nkabirutisha izahabu, naho yaba izahabu nziza. Aya ni amagambo akomeye cyane umunyezaburi yari avuze, kandi Yesaya nawe yongeye kubigarukaho avuga ku by'umuvumo ukomeye cyane uzatsemba isi. Yesaya igice cya 24. Yesaya igice cya 24 ku murongo wa 5. Yesaya igice cya 24 umurongo wa 5. Kandi isi uhumanijwe n'iki? Ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe iki? Amategeko. Kuko bishe amategeko, bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano rigenza ridakuka. Umunyezaburi arabivuze ati igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko y'iki? Warumbaje ati Yesu, uyu urebye iki gihe abantu bafite urukundo, urukundo rwaboneka rute se? Kandi icyo urukundo rusobanuye ariyo mico y'Imana, abantu barayiteye umugongo ariyo mategeko. Umuhanuzi Yesaya aravuze ngo umuvumo utsembye iki? Utsembye isi, kandi n'abayituye hasigaye bake. Ahubwo abantu aho gukunda Imana, Pawulo yaravuze ngo kuko abantu bazaba bikunda bakunda iki? Mu cyimbo cyo gukunda Imana, abantu bakunda imiya. Kandi Pawulo aravuga ati ko gukunda imiya ari umuzi w'ibi byose. Ikibazo gikomeye. Ubwo biravuze ngo ibi byose byadutse ku isi ngaho aho bishingiye. Bajije icyo ngicyo ngo abantu bumve uburemere bwo kugira Kristo, bwo gusobanukirwa Kristo. Ubu turi kureba ibya Yesu no kumumenya, niho igisubizo cy'ibibazo biri. Kuko abantu ntibavuga ngo baravuga urukundo mu gihe Kristo yirengagijwe, ntabwo byakunda, ntabwo bishoboka. Kuko uwo niwe guhishurwa kw'imico ko kurabagirana. Iriya jambo narikunze cyane, ko kurabagirana, guhishurwa ko kurabagirana kw'Imana, y'Imana y'urukundo. Nari ndi kwibaza ngo ese iyo Mana tuyitware gute? Si koko ntabwo ari umwicanyi? Si koko iyo Mana ntabwo ari Imana yishakisha ibinyoma mu bantu? Ariko aya masomo umaze kuduha ndumva yasubije icyo kibazo ku buryo tutasubira inyuma muri ubwo buryo. Tubonye ko ari Imana y'urukundo, yabanje kudukunda. Umurongo wa muri cya gice rwa mbere rw'abana igice cya 4 umurongo wa 19 hari amagambo akomeye cyane, turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Si ibyo kandi gusa, nuko twari turimo turareba uburyo abantu bateshuka ku mategeko y'Imana, cyangwa se ku mico y'Imana, kuko amategeko y'Imana niyo mico y'Imana. Icyo basigarana n'urwango ni umuzi w'ibibi byose. Yohana iki kintu yakigarutse yagitindaho cyane, wenda abantu bazajya bagira igihe cyo kwiga izi nzandiko za Yohana. Ni inzandiko nziza ndazikunda. Igice cya 2 umurongo wa 7
yego bakundwa si itegeko rishya mbandikiye ntabwo ari itegeko rishyashya ntabwo ari ryo mu isezerano rishya ahubwo ni itegeko ry'Imana ryahozeho na kera yego si itegeko rishya mbandikiye ahubwo ni itegeko rya kera yego iryo mwahoranye mbere na mbere iryo tegeko rya kera niryo rya jambo mwumvise amen ariko kandi ndabandikira itegeko rishya ari ryo ry'ukuri kuri we no kuri mwe kuko umwijima ushize umucyo w'ukuri ukaba umaze kurasa amen uvuga ko ari mu mucyo akanga iki mwene se akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu ukunda nde ukunda mwene se aguma mu mucyo nta kigusha kiri muri we naho wanga mwene se ari hehe ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima ntazi aho ajya kuko umwijima wagenje ute wamuhumye niba wanga mwene se ntukabeshyere umucyo uvuge ngo uri mu mucyo uri mu hehe uri mu mwijima kandi Yohana arabihamya ati urwandiko rwa Yohana igice cya 4 uhereye ku murongo wa 11 bakundwa ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye kugenza gute gukundana dukwiriye gukundana uhereye kera kose ntiyigeze kubaho umuntu wabonye Imana nyamara nidukundana Imana igenza ite iguma muri twe amen urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose amen iki nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twe nuko yaduhaye ku mwuka wayo natwe twarabibonye kandi duhamya ko data twese yatumye umwana we kuba umukiza w'iki w'abari mu isi uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana Imana iguma muri we nawe akaguma hehe mu Mana natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana iki idukunda Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo aguma hehe mu Mana aguma mu Mana Imana ikaguma muri we amen ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe yego turi kumwe yego kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'iki w'amateka kuko uko ari ariko turi muri iyi si amen mu rukundo ntiharimo ubwoba ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba kuko ubwoba buzana igihano kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana ataraba kandi dufite itegeko ryavuye kuri yo ngo ukunda Imana akunde nande akunde na mwene se Imana ihabwe icyubahiro ukuntu ibintu biryoshye ibintu biranesheje cyane yego ntabwo nshaka ko dutinda uyu munsi twari turi kwibaza ngo niwe mugambi wazanye Kristo utubwiye ibintu bibiri utubwiye yuko Kristo yaje guhishura imico y'Imana kandi twese ko Imana ni urukundo nicyo ngicyo ndetse ukomoje yuko urwo rukundo rugaragarira mu mategeko yayo ntabwo nshaka kuzamura icyo kibazo none ngo nkubaze ngo ni gute urwo rukundo rugaragarira muri ariya mategeko nzabikubaza ubutaha kugira ngo dusume ngo mbese koko urukundo rw'Imana nk'uko tumaze gusobanukirwa yuko Imana ari urukundo duhishurirwa muri ariya mategeko cyangwa ari amategeko nayo kutunaniza ni urwandiko rwaturega nk'uko Pawulo yabyandikiye abakorosayi ndumva nshaka ko tuzareba kuko ntabwo ari ibintu by'agahato uko abantu bo mu gihe cya kera bafataga Imana yuko ari Imana y'inyagitugu ishakisha amafuti mu bantu kugira ngo hari n'igitabo kibihamya igitabo cy'intambara ikomeye abantu benshi barakizi bagaragaza ko umugambi wa Satani ari ukugaragaza Imana uko nguko
mana y'intavumera yo gushaka amafuti mu bantu, yo kwica, yo kurimbura abateshutse kuri yo. Mu gihe noneho tumaze kubona ko Kristo yaje kwerekana urukundo. Kandi ngira ngo Yohana noneho wabanye na Kristo arabiduhamiriza, yewe n'ibikorwa Kristo yakoraga byari iby'urukundo. Ngira ngo abakurikiye umucyo w'isabato barahamanya nabyo. Rero ntabwo nshaka kwinjira muri ibyo ngibyo, ahubwo kereka niba hari ijambo rikora ku mutima wabwira bene data kugira ngo barusheho gusobanukirwa n'iki ngiki umaze kutubwira no guhishurirwa imico ya Kristo ndetse no kwishimira gucungurwa tubonera muri we. Ibyo yabikoze mu myaka 2000 ishize, nk'uko twabonye ko igihe gikwiriye gisohoye yaje mu isi. Ikintu kintangaje ni rasomo ryo muri Zaburi ya 119 wasomye, yuko uko guhisha icyo gihe gikwiriye gisohoye cyasohoye ku mugambi w'uko hari ibintu byangiritse abantu bishe amategeko y'Imana. Ubwo n'ubundi ni muri rwa rukundo nibwira yuko uzabyimbikamo mu kiganiro gitaha. Sinzi icyo ubwira bene data rero mbere yuko dutandukana, kugira ngo bakizirikane mu buryo bw'umwihariko. Reka nsoze ntanga irarika kuko wenda tuzasubukura kuri iyi ngingo yerekeranye Kristo n'amategeko. Yego. Reka ndarikira abadukurikiye guhurira hamwe mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4. Yego. Magambo Pawulo yandikira Abaheburayo igice cya 2 uhereye ku murongo wa 1. Hari ititiri tubwira ngo kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye. Amen. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryakomeye kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise? Imana ifatanije nabo guhamya ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Ikibazo gikomeye tuzabyirengagiza. Arakomeza agira ati ku murongo wa 14. Yego. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo. Uwo ni Yesu Kristo. Amen. Kugira ngo urupfu rwe aruhinduza ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Yego. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. Amen. Nicyo cyatumye yari akwiye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abagenza gute? Abageragezwa bose. Abageragezwa bose. Amagambo asoza ku murongo wa 12, wenda tuzagira igihe cyo kurushaho kuganira. Nuko bene data, mu gice cya 3. Igice cya 3. Nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Amen. Ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri munangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha, kuko twahindutse abafatanije na Kristo, niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomere kugeza ryari? Kumeruka. Bikomere kugeza ku mperuka. Imana fashe abavandimwe twari duteranye bakurikiye ikiganiro ndetse n'abazagikurikira, kugira ngo turusheho gukomera
ku ijambo twumvise mu byiringiro twatangiranye ngo ariko bikomere kugeza ryari kugeza impero. dusoreze n'isengesho. Reka dusenge. Turagushimye cyane Imana yacu kubw'ijambo ryawe, turagushimira yuko urihagarikiye icyubahiro kibi cyawe. Umwuka wawe wera arishorere risohoze icyo waritumye mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen.